umunsi umwe umuhovu ndetse na Bakame bagiye impaka. Umuhovu uti jewe uko biri kose ndi inyamaswa idapfa kwisukirwa n'izarizo zose, zimwe ziraninya yuko nshobora kuba mvumbitse ubumara, ntago Warupyisi yapfa kuza ngo mfate. Bakame iti ntabwo wandusha amayeri yo guhitsimba umwanzi uje kudutera, cyangwa se yo guhangana n'uje kuduhiga ngo tugire umuhigo we. Njyewe mfite uburyo mbigenza nkajijisha umwanzi yaje kuntwara, nanjye ntiwabasha kunsiga cyangwa se kunsinda imbere ya Warupyisi. Warupyisi yagufata akazamenya iby'ubwo bumara nyuma yarangije kugutamira, ariko njye Bakame warayirwa nyonga, ntibyazashoka yuko Warupyisi amfata. Niko guhiga barahiga mu gihe bakiri mu byo biganiro, impyisi ebyiri zaziturutse inyuma yabo, imwe ifata Muhovu, Bakame ihita yifora yirasa munsi y'inkingo. Warupyisi ishatse gusimbuka ibona inkingo ni ndende, maze Bakame iti Muhovu nakubwiye rega ngiye mfite amayeri menshi nkoresha nkacika umwanzi, ntuzigere rimwe ushaka kumenyera. Muri aho itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2026 muri Repubulika ya Kongo mu gice cya Kivu y'Amajyepfo, ibintu bikomeje guhinduka amakare ku buryo budasanzwe. Wazalendo nyuma ko imaze kwiruka muri Poezelo yo na FARDC iyi 23 twirwaneho, bagafata ibice bigana indani muri Baraka, bamaze kwigarurira agace nyirizina ka Poezelo. Ubu tuvugana urugamba rurimo gupangirwa muri Baraka nyirizina. FARDC, FDNB n'abambari babo bari gutegura igikorwa cy'imbaraga zidasanzwe cyo kuza kurangiza M23 twirwaneho, ngo aho bari bahabe ariko zakanye gatoya. Wavuga iki ubonye FARDC izamukanye imbaraga z'ikibatsi maze bakirukana abasirikari ba M23 na twirwaneho mu gice nyirizina cya Minembwe, Poezelo n'ibindi bice byose bakikije? Uti bizaba ari ibintu bikomeye cyane, cyaba ari igikorwa kidasanzwe. Yego ni igikorwa kidasanzwe, ndakubwira kamwe ku kandi ku by'iryo rugamba cyangwa se kuri ibi bikorwa FARDC gupanga. Nyamara nubwo ari gupanga urwo rugamba rumeze gutyo, ntabwo uyu munsi biriwe bicaye, ahubwo hanabaye imirwano itoroshye. M23 twirwaneho barwanya urugamba bari kwerekeza ku gice cy'epfo, agace k'ingenzi ka Mulima Tombe kageze mu maboko ya M23 twirwaneho. FARDC na Wazalendo birukanganwe ku rwego rudasanzwe. Icyatunguranye ni ibikoresho byinshi bambuwe nk'abasirikari ba M23 twirwaneho, bimwe bipakira amamoto, ibindi bagenda byikoreye ku mitwe. Ni ibikoresho bimwe imbunda zitandukanye turaza kugarukaho. Mulima Tombe ni ibirometero bingana iki uturutse Baraka, ndabikubwira. FARDC na FDNB Wazalendo bose bari kuvuga ko bakomeza kugenzura Baraka, bashyize barriere 6 imbere y'umujyi wa Baraka ku buryo M23 nubwo yatera imbere bitazayikundira. Ubu ngubu ni buryo bumwe bwa protection kurinda Baraka, mu gihe nyine mu bundi buryo indani bari gupanga urugamba rujya kwigarurira ibice 23 zifite. Uburinzi bwa Baraka bwo ukomeje kuba akasa mutwe, ngo n'ahantu FARDC ishobora gutoborerwa ngo M23 yinjire muri Baraka. Uyu numwe masirikari ba FARDC ko ari kumwe imbere ku rugamba agana ruguru hafi ya Murima, wagaragaje amashusho yifashe agaragaza neza ko arimo gutereranwa n'ubutegetsi bwa Kongo, ngo ntago bafite ubushobozi bwo guhangana na M23. Ati Tshisekedi unyumve neza, utega amatwi utabara igisirikari cyawe, naho ubundi bitabaye ibyo ngibyo ivyo murimo ntago muraza kubihonoka cyangwa se ntago muraza gucika igisirikari cya M23 na twirwaneho. Ice byinshi baravyigarurira. Ubwo ni bwinshi muri Walikale nyuma yo kuzenguruka kwa za drone za M23 mu bice bimwe na bimwe byo muri Walikale, ngo ari kwitegura urugamba ruremereye cyane rwo gusubira muri Pekinga ndetse no kwerekeza mu nyirizina wa Walikale. M23 yarangije kubona neza ko urugamba rwose rushoboye no muri Kivu y'Amajyaruguru igiye gushyira yo mu nyota kuri FARDC. Ndabikubwira neza ko zakabaye. General Neva aye President Evariste Ndayishimiye yakiriye abanyekongo, ngo ari gushaka ibibazo vya Kongo ibisubizo cyane cyane bya diplomasi. Ni mu gihe abakongomani ubwabo abanyapolitike Senko na ICC batarimo kumvikana na leta ya Tshisekedi Chilombo kujyanye n'ihinduka ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Kongo binyuze muri referendum kugira ngo Tshisekedi Chilombo yongererwe indi manda. Evariste Ndayishimiye n'ugiye kubahuza. Ndaje nkubwire byinshi kuri byo. Jewe ndi umungu wa Kamanzi uruwande ngo ikaze mutene ku musozo utere bamwe kamwe kandi kubiri kuvugwa byose nta kimwe dusize inyuma, ahubwo duhere ku ngingo imwe tujya ku yindi. Ikaze kuri mwese.
ubwo nyemereye ku mirongo y'imbere ku rugamba tumenye ngo ibizabaye uyu munsi ni ibiki. Ariko urihangana gato nse n'utangiriye muri Baraka indani rwagati mu mujyi nyuma y'amakuru yamaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko M23 imanukiye gufata Baraka atari amakuru y'ibihimbano, ahubwo n'abayobozi ba M23 ubwabo bavuga ko Baraka Kalemi Kindu ari uduce bagomba kuvanamo bakatwigarurira nk'uko byatangajwe na Colonel Nangaye Bello ndetse bigasubirwamo na Kaniki Fred. Bavuze ko gahunda ari ukwigarura ibice byinshi bya Kongo bagatekanisha Kongo yose muri rusange. Ubu ngubu noneho muri Baraka City cyangwa se umujyi wa Baraka nyirizina hakomeje kuba ibikorwa bihambaye bya FARDC, FDNB ndetse na Wazalendo abacanshuro mu rwego rwo gutegura cyane cyane igitero kiremere cyane kuri 23. Gute? Aha muri Baraka nyuma ko byatangajwe ko hari indege ya cargo yazamutse ikagera muri Kindu, haramakuru yemeza ko kajugujugu zigira muri 6 zagaragaye mu kirere cya Baraka none teke 6 ku masaha gitondo. Kajugujugu nini za MIL zizana ibikoresho ndetse n'abasikari b'ingenzi, ariko cyane cyane ibikoresho byo kwifashisha n'ijyane ku mirongo y'imbere ku rugamba harimo za drone n'ibindi byangombwa. Bivuga ko muri Baraka nyuma gufatwa kwa Pwezelo ku munsi atariki 6 uyu munsi nyirizina habaye inama rukokoma ku isaha ya mu gitondo kare kare. Ni inama yahuje abasikari bakuru bayoboye regima ya 33 ya gisirikari, ihuriza hamwe abasikari bari baturutse mu gihugu cy'u Burundi nk'intumwa za FDNB, ihuriza hamwe bamwe mu basikari bakuru baba Azalendo barimo ndetse na Amri Yokutumba. Iyo nama kandi ihuriza hamwe n'umuyobozi uyoboye diviziyo ya 3 ya gisirikari ukorera Kisangani witabiriye ku buryo bw'ikoranabuhanga. Initabirwa kandi na deputy cyangwa se umwungiriza wa Lieutenant General Jean Banzamwilambwe, chef d'état major wa Kinshasa ushinzwe ibikorwa operations muri FARDC, kugira ngo bategure icyo bakita offensive attack kuri 23. Mu byo baganiriyeho bareze imirongo nyirizina M23 yifuza kugeraho ndetse n'ikinambara ivuze mu gihe M23 yagera muri Baraka. Basanga M23 yari ifite amahirwe menshi yo kuba yatera ikagera ku bice byinshi cyane nyoneho muri kino gihe. Kwa bari muri Pwezelo M23 yayoreye cyane bwa igitero cyagera indani muri Uvira, bafite ubushobozi bwo gutera igitero cyagera indani muri Baraka, kandi bafite n'ubushobozi bwatera igitero gikumira abarundi mu gihe bashaka kunyura mu kiyaga cya Tanganyika uturutse Rumunzi, bisa naho bidakunda. Bateho gukomeza gutana na M23 muri tuno duce cyangwa se muri izi nzira. Bivuze yuko turimo kwikumira twe bwacu kugira tutagira icyo tugeraho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muze duhurize hamwe turwane tureko twatsinda ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 tuyiburizemo cyangwa se tuyibuze ubushobozi bwo gukomeza gutera yigira imbere. Nguko uko bateguye urugamba rero. Tumakuru remeza yuko hari abasikari cyangwa se za brigade zateguwe cyane cyane mu gihe urugamba ruzarutangiye batigeze batangaza umunsi warwo. Brigade y'abasirikari bagizwe na Ebru Force ari bafite uruhande rw'imbere rwerekeza indani kuri Gakenge ndetse n'uburyo cy'indege cya Kiziba Minembwe mu gihe babanje kurenga M23, hanyuma abarundi bagakaba mu gice cyegereye agace Katanganyika ndetse na Uvira bagana mu gice cy'Uburasirazuba kinini bwa Pwezelo kugira ngo basubize inyuma M23, ubwo nyine baturutse munsi ibwo gice cy'Uburasirazuba bw'ishyamba rya Lokenia bakazamuka, ariko nanone bashaka kuvanamo M23. Iyo miteguro y'urwo rugamba nanone kandi uvuga yuko yashyizwemo nanone abacanshuro bazakomeza kwa korodone cyangwa se amakuru yo ku mirongo y'imbere ku rugamba bifashisha indege zikora ubutasi, nubwo ngo muri iyi minsi izo bavugaga ko bafite za Kit 6 bakorera muri Pwezelo zagaragaye umusaruro hafi ya ntawo, uko bagiye bigizwe nyuma na 23. Akibazwa ngo none ibyo koresho bya FARDC ndi bikora ryari, bikora iki? Iyi nama mu gihe bayigiye yo gutegura urugamba rutoshye cyane kuri 23, ndetse bakavuga yuko bidatinze uku kwezi kutazashira batari bisubiza Minembwe yose, bakemeza yuko byanga bikunde igisubizo cya gisirikare cyo giye kuba ngo byasembuwe n'igitero cyagabwe kuri Minembwe tariki 5. Indege drone yarashe indani muri Minembwe ariko bikahitana abasivile, ngo ikigo cya gisirikare cya FARDC nikigerweho nkuko ngo giye bigambiriwe. Iyi ngingo byongeye kwerekana neza ko ari ubushotoranyi bugambiriye Baraka. Ubwibyo nabo baremba ko ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo bategura urugamba rwazajyana abasirikare ba FARDC mpaka bakazajyana Bukavu nyuma kubanamo Minembwe n'ibindi bice, ngo urugamba nukuzarukana Bukavu bayivanyemo mu gihe muri Kivu y'Amajyaruguru azavanyemo Goma. M23 bakayirukana gutyo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ibice yigaruriye. Baravuze ate gusa bazabigenza gute? Bazanyuzaye imugabo zabo, bazakoresha ize mbaraga batayikoresha uyu munsi. Wenye tuzabibona ku mirongo y'imbere urugamba nimba urugamba ruzarwabaye.
abo gatubwe ku rugamba rwabaye uyu munsi tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi vyari ibibazo bikomeye cyane ku mirongo imbere ku rugamba mu gace ka Mulima ni mazepfo ya Prezelo ugana muri Baraka ni kilometero 120. Mulima agace ka strategique cyane kabari mu rugamba kuva ku isa 11 za mu gitondo tariki 6. Amakuru yemeza ko urwo rugamba ariko rwageragejwe tariki na none 5 ku masaha y'ikigoroba nabwo inkuru nyinshi zakomeje kuvugwa n'abashyikiye M23 bavuga ngo Mulima tombe Mulima ageze mu genzo bwa M23 gusa amakuru ya nyayo nuko Mulima kora mu masaha y'umugoroba tariki 5 itari yakageze mu maboko ya M23 gusa urugamba rwasaga nkaho rufungukiye nyine Mulima kandi bigaragaza neza ko M23 kurusha imbaraga wazi adendo na FARDC FDNB bari muri Mulima. Byabanje Mulima agabwa igitero cya za drone abivuga ko batwikiye igifaru kimwe cya gisirikari ndetse akarasha no ku mashuri hari harimo ikigo cya gisirikari cya FARDC biza kurangira abasikari ba FARDC bavuyemo abakomeretse barabajyanwa kwa muganga abandi birukanka kibuno mu maguru batinya cyane cyane ko gace gashobora guhita gahinduka rier de combat cyangwa se gace kukaraswaho imirwano. Ariko front lines cyangwa se abasikari ku mirongo y'imbere muri Mulima ba FARDC na FDNB bakomeza guhagarara bwuma biteguye cyane cyane guhangana n'umuntu wari wese wakemera kumanuka bajya gutera Mulima kuko Mulima na gace gafungurira amarembo yinjira indani muri Fizi Centre ndetse ubwo kimaze kuvana mu Fizi Centre nta kindi cyagisigaye usibye kwinjira muri Baraka nyirizina. Amakuru yakusanijwe n'ikinyamakuru cyitwa Radio Umurage yaturutse mu bice byo kwa Mulima aravuga ko ingabo z'u Burundi na FARDC amwe na Wazalendo zikomeje gucika zerekeza handi zihunga cyane cyane mirongo y'imbere ku rugamba. Abaturage bavuga ko mu gihe ingabo ziri gucika ziva kwa Mulima zimwe muri zo zasahuye ngo abaturage mbere yo kuhava ndetse ngo zikabasaba guhungana nazo bitewe nuko bavuga ko ako gace kagiye kwamira imirwano itoroshye. Andi makuru atuka muri Fizi akavuga ko bamaze kugera abarwanyi benshi bahunga biganjemo Abazalendo na FARDC. Abo barwanyi barashinjwa kwambura abaturage zabo birimo moto bakanabikoresha mu guhunga. Bivuze ko abasikari benshi Abazalendo na FARDC bageze muri Fizi Centre badutse mu gace kazwi kwa Mulima hari amazi iminsi barindiye M23 ngo bahangane nayo barekwa isubiza inyuma gusa ngo urugamba rwaje kunanirana cyane cyane muri ako gace ku isa 4 za mu gitondo byaje kurangira agace kose ka Mulima kari mu genzuzi bwa M23 twirwaneho ari naho bahise bakomereza urugendo basa naberekeza gukurikirana FARDC na Wazalendo barenze ako gace ka Mulima. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko cyavuganye na Fande Fidele Rugabo umuvugizi wa twirwaneho MRDP ishami rya gisirikari watangaje ko abaturage badakwiriye guterwa ubwoba cyangwa se ngo bahunge bitewe n'ibyo Wazalendo bababwira kuko ngo MRDP twirwaneho M23 babazaniye amahoro. Yasabye abaturage gukomeza kuguma mu zabo avuga ko ingabo za MRDP twirwaneho zakomeza gukora ishoka byose mu kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo muri make ntawe uzigera abuzwa amahoro no kuba M23 iyafasha agace runaka. Hagati aho amakuru akava muri Minembwe atanga icyizere ko ngo ashize iminsi igera kuri 5 nta gitero cya drone kivugwa ko cyagabwe mu mihana ituwe n'abaturage. Abaturage ba Minembwe bavuga ko bishimiye umutekano ugeranije n'iminsi ishize kandi bizeye ko ituze rizakomeza mu gihe amadubu n'intare ngo akomeze gukora ibishoka byose ngo bahe amahoro. Gusa mu byagaragaye nk'amashusho nanone mu gice kunyurwamo n'abarwanyi ba FARDC bahunga bimwe mu bikoresho bya gisirikare bari kubita. Izo ni moto zagaragaye zigupakirwa ibikoresho nk'emerede twirwaneho na M23 harimo imbunda za AK47 imbunda za RPG ndetse na za machine gun ebyiri. Imbunda ivuga ko bambuye FARDC Wazalendo nyuma guhunga ibice bya Prezelo ngo ibice za Mulima bamaze gukusanya imbunda nyinshi cyane zishobora gukomeza kwa umusada wogaba ibitero mu bindi bice bitandukanye bakurikirana FARDC. Ubundi ku rugamba iyo bigenze nka gutya umuntu agatsindwa mu ntambara akabamo gutsindwa n'uruhande mwe muhanganye bisa naho bizongera nanone icyo twakwita igihombo gikomeye kuri adversaire kandi bisa naho babigaragaza neza cyane ko hari ikibazo cyangwa se ikibatsi gishobora gucanwa ku banzi ku FARDC mu gihe bari bakwamurwa ikoresho kandi bagakomeza kugenda basunika. Ubundi ntambara iri kuba mufiririzo inshuro nyinshi uruhande rwo rutsindwa inkurikirane. Igihe nta gahenge nta guhumeka kuri gushyirwamo ku mwanzi cyangwa se umuhangane
inshuro nyinshi atakaza agace gakurikirwa n'akandi ndetse gusa yabayemo pause maze bakongera kwisuganya bakongera kuba bagarukana n'izindi mbaraga z'umurengera. Aho gukurikiranye kuva Minembwe yigarurwa na M23 by'umwihariko Mikenge kuva yagarurwa nta minota nta masaha agace ku kandi bisa nawe M23 iri imeze nk'iri kunyuza umuhoro mu Kivovo imanuka yikomereza gusa. Nawe se Mikenge, Rwisankuku, Prezelo, Mulima, ubwo ni Fizi mukanya nimba FARDC yagize ikikora cyihutirwa cyane tayari Baraka ahasabwa umurimo ukomeye kuri FARDC. Gusa FARDC na FDNB baravuga ko bagigose Baraka mu gihe hari amakuru amaze gukwirakwira ku réseaux sociaux cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga avuga ko muri Baraka n'abari abasekere bagezeyo bajya kuyigarurira ibyagaragaye neza ko atari byo ari ikinyoma. Bitandukanye n'amakuru akwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga za internet. Umujyi w'ingenzi wa Baraka uherereye mu gace ka Fizi muri Sud Kivu uracyari munsi y'ubugenzuzi bwa FARDC, ntabwo uri mu maboko y'umutwe w'inyeshyamba y'M23 twirwaneho nkuko yimaze amwanya bitangazwa. Ingabo zisanzwe zishyigikiwe n'imitwe y'ingabo zo mu gace cyangwa se mu mitwe ya Wazalendo ndetse n'imitwe y'ingabo z'u Burundi bari mu birindiro byabo mu kwirwanaho mu mujyi wa Baraka. Nyine nyuma ya nama n'ubundi bakomeje kugaragara mu bice byo muri Baraka bakomeza gukoreramo nta kibazo na gikeya bagaragaza ko bafite, ariko umutekano mu nkengero z'umujyi uracyari muke nyuma yuko inyeshyamba zikomeje gutera imbere bigatuma habaho ihungabana ku muhanda uhuza Mwenga, Baraka na Fizi Centre. Abasikari baherekejwe n'imiryango yabo bahungaga urugamba bagiye bahura narwo ndetse kavuga yuko kuri uyu munsi utapfa kubona igisubizo cya nyacyo cy'urugamba cyangwa se icyo wakwitega nk'igisubizo FARDC yatanga muri iyi ntambara. Aravuga ko hagiye kwiyongera abakozi ba FARDC mu mujyi wa Misisi ujugwamo amabuye y'agaciro aho inzira igana Kalemi ihurira n'izijya muri Tanganyika iri hafi mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Kongo. Ngo ni ihuriro ry'inzira ijya muri Misisi ndetse ijya no muri Kivu y'Amajyepfo buryo nayinyuzemo wagira ku cyaga Tanganyika. Amakuru yemeza ko Lampol ya FARDC yatangiye gutegurwa kugira ngo izi ihagarare muri ako gace barinde ko M23 yamanuka. Ubwo ni munsi gato ya Mwenga hepfo ya Kamitunga abazi neza kira kerekezo. Ubundi ibikorwa bya M23 byo kwigarurira na bice byo mu Kivu y'Amajyepfo zateye ubwoba bukomeye cyane muri FARDC. Niyo kuvuga ngo nabwo bafite umenye ko kubeshya. Ukurikije uburyo uburyo bwabo bwa strategy bwo kurinda kuruta gukora offensive biragaragaza ko basa nkaho bari kubona ko M23 hari imbaraga ifite nka kwa kundi ikipe iba yatsinzwe ikabona n'ubundi nta kindi irabigenza ikavuga iti okay reka turinde izamu twe gutsindwa byinshi noneho ibyo batsinze bibyo ngibyo turinde izamu bari kutwinjiza ibitego byinshi by'amahirwe tukabona contre attaque turakomeza twatake niko FARDC kugenza. Biri gushyira abasikari mu marembo ya Baraka, marembo ya Fizi ari nakisha abasikari mu nguni cyangwa se mu nzira nk'iro ry'inza zigana muri Kalemi muri Kivu y'Amajyepfo muri Tanganyika uturutse Kamitunga ho muri Mwenga, kuko M23 safashe ishyamba ryose rya Lukenia nyuma yo gufata Mulima bagafatanza imanuka muri Rugezi ikarangiza bafashe igice cya centre ya Fizi. Bahitamo n'abasikari babo bamwe bakabaca mu cyerekezo cyo muri Buhanda umanuka Kalemi Tanganyika, mu gihe abandi bari gufata nanone inzigana muri Baraka icyarimwe. Izo axe ebyiri zose zamutse zipanuye icyarimwe bishobora FARDC kurwana urwo rugamba. Niyo mpamvu bemeye gushyira abasikari benshi muri iyo nzira muri iryo pfundo kugira ngo M23 inamuka inamanutse yerekeza muri izi nzira isange ari urukuta rutoroshye rwa FARDC ndetse n'abari bayo babanze guhangana bikomeye, babanze kumvana imitsi ku buryo nta wapfa guhita atakaza imbaraga ndetse n'ubushobozi by'ako kanya. Ari nacyo kigaragaza neza cyane uburyo FARDC nayo iri gutegura utuntu twayo. Tugaruke kuri umusirikari wa FARDC wagaragaje neza agahinda n'akababaro bafite ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse akagaragaza neza ko gushinja ino ntambara bisa nibagoye ngo mu gihe nta bikoresho bafite by'ingenzi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. We ubwe agaragaza neza ko uyu munsi igisirikare cya Kongo gisa naho cyinjiriwe cyangwa se cyatsinzwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko FARDC ibikorwa byayo byagiye binyurwamo ku rwego rudasanzwe kandi bagiye bagira ibihombo byinshi mu gihe cyose bari barimo kugerageza gukora intambara bibwira yuko wenda bayitsinda. Ibi rero bikongera gushimangira cyane cyane uburyo haboneka ko FARDC
iramutse itabonye uburyo bwo kwirwanaho cyangwa se itabonye ubutabazi bwihuse ngo n'utundi duce twose bazatwamburwa. Amagambo y'uyu musirikari, uyu musoda wa FARDC, reka njye nawe tuyakurikire twumve avuga abwira Tshisekedi Tshilombo, anabwira abakongomani bose muri rusange n'uburyo babona yuko ngo intambara ibagoye cyangwa se urugamba rwamereye nabi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yemeza ko ibintu bitoroshye muri kino gihe cy'urugamba, urugamba ariho rubakomereye cyane kurusha mbere hose. Yagize ati mu magambo ye nyirizina atangaza mu rurimi rw'igifaransa, turagenekereza agize ati bien équipé que les gouvernements. Mais c'est étonnant. Ubundi dufashwe na leta ya Kongo zaba ari ibintu bikomeye cyane. Twebwe twiyemeje kurwanira igihugu cyacu, twiyemeje gupfira igihugu cyacu. None ni ukubera iki umwanzi agaragara ko afite ibikoresho byiza cyane kuturusha? Ibi ntabwo zumvikana. Ubutumwa ndashaka kujya mu bugeze kuba bureba, mutange buno butumwa bugere kuri Perezida wa Repubulika aduha ubufasha, aduha ubushobozi, kuko ntabwo byumvikana uburyo amafaranga akomeza kuba mu duce dutandukanye. Amafaranga turimo kurinda ni ukurinda inyungu z'ibice bitandukanye, reka ye gukomeza kuba mu bice by'abasivile kugira ngo ibyo bice birindwe nuko tuba duhari. Niyo mpamvu rero twebwe tumezeyo nabi, nta bikoresho dufite, turagwana gusa ntabwo tudafite ubushobozi. Umwanzi afite drone kamikaze, nyamara twebwe turaho ngaho turasamye. Yewe n'ibizumbu bwabyo ntabyo dufite. Akakombo gatoya k'amadolari 7 atari na menshi. Nimutekereze uburyo leta yacu imeze rwose. Ubu butumwa bugomba kujya kuri perezida w'igihugu aduha ubufasha, aheba amafaranga yose mukusanya mariki, akaba yikomeza kwibera Kinshasa, Lubumbashi, Goma n'ahandi. Bise ni ibiki? Mukomeza gufasha abasivili ariko badafite umutekano. Utundi duce tw'Uburasirazuba bwa Kongo mubizi ko tumeze gute? Murebe neza ko ubuzima bumeze nabi. Mutekereza mute? Mutekereza ko twatsinda intambara tudafite ibikoresho? Twebwe dufite urukundo igihugu cyacu, bitewe nuko nta rukundo dufite igihugu twaravuye muri ibi ngibi. Twebwe turwanira urukundo dufite igihugu. Rero ubutumwa mu butange ku buryo bwinshi bugere ku butegetsi bwose, bumenye neza ko tumerewe, bamenye neza ko impamvu turi gutsindwa. Twe turashaka ko ubusugiye bw'igihugu cyacu bwongera kugaruka. Nanjye ndacyahari. Uyu ni umwe mu basirikari ba Kinshasa agaragaza neza ko leta ya Kongo ikwiye kugira icyo ikora, igatanga ubufasha bukomeye cyane ku basirikari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko ngo nta bushobozi bafite cyangwa se n'ibikoresho bafite byarwana. Mu gihe umwanzi barimo kurwana nawe afite ibikoresho byuzuye, afite za drone kamikaze, afite uburyo bukomeye cyane bwo gukomeza kurwana, kandi bigaragara neza cyane ko iyi mirwano ngo umwanzi aba yayiteguye neza. Kubwizo akabona neza ko ari igihe kigeze kugira ngo bahamagare leta ya Kongo kugira icyo ikora. Leta ya Kongo yite cyane cyane kuri iyi mikorere ya FARDC, babone ibikoresho by'ingenzi, babone umusada wo kurwana kugira ngo nibatsinda barokore Kongo yose muri rusange. Ubu ni ubutumwa bageneye Tshisekedi Tshilombo. Uyu nguyu yaratutse ku rugamba umusigire wa Kongo atangwa ubuhamya bushishikaje ku bijyanye n'imimerere igoye cyane abasirikare barwanamo, rimwe na rimwe badafite n'ibikoresho bihagije bituma umwanzi batsinda ruhenu. Binyuze mu butumwa bwe asa Perezida wa Repubulika ya Kongo mu buryo butaziguye, agasaba ko habaho kunoza byihutirwa imimerere y'abarengera igihugu, bakabitaho cyane ku buryo budasanzwe. Kamujyane mu kiva mu Majyaruguru gatoya muri Walikale, nanone hari kuvuga induru intambara irashoboka muri Walikale muri Kivu Majyaruguru. Abaturage bo mu duce twa Walwayungu ndetse na Groupement Kisimba mu gace ka Walikale mu Kivu Majyaruguru barimo gutangaza amakuru ku bijyanye n'ingendo z'indege zijya pilote za F-23 mu kirere hejuru yayo y'ibyo bice cyangwa amatsinda abiri. Mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 5 Nyakanga 2026 bumvishe drone indege za M23 ziguruka muri ibyo byerekezo. Nkuko amakuru menshi aturuka muri ibyo byerekezo bivuga, izi ndege zijya pilote zatangiye kunyura muri ibyo birere kuva saa 9 za mu gitondo, bitera ubwoba abaturage benshi bati wasanga tujye kongera guhura n'umunyota w'intambara. M23 mu gihe muri Kivu Majyaruguru rwanaga urugamba rwo ku butaka, twumvaga drone ari za FARDC muri Kivu Majyaruguru. Kuri iyi nshuro M23 nayijyanye drone zayo muri Kivu Majyaruguru kugira ngo yerekane neza ubushobozi bwayo, yerekane neza ko yakoresha imbaraga za gisirikari zo mu kirere,
irwana na FARDC kandi ko byanga bikunde bishobora guhita bizana impinduka ku mirongo y'imbere ku rugamba, nacyo gihangayikishije cyane kuri ubu ngubu kuba FARDC yabije gutangira guhangana n'urugamba rutoroshye rwa za drone za kamikaze za M23, ibyo batigeze batekereza n'umunsi wa rimwe ko M23 yazana izo drone ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikahita byongera guhindura nanone imiterere y'urugamba cyangwa se imerere y'iyi ntambara, ari nacyo benshi barimo kugarukaho kenshi bavuga ko FARDC nireba nabi ibitero byo gutangira kuyataka muri Walikale. Hanyuma mu gace ka Walwayungu indege itajya pilote yagurutse hejuru y'ikirere cya Ngenge Kayelenge Buhimba umunsi umwe nyuma y'aho ibisasu byatewe ku birindiro za FARDC na Wazalendo muri Buhimba na Munda mu gace ka Mwitwa. Hanyuma mu gace ka Kisimba indege itajya pilote yagurutse hejuru y'ikirere ku murongo wa Mpeti Mijenje, uduce n'utwe dusanzwemo M23 mu bishize, bisa naho bari guteguza ko bagiye kongera kugaruka muri ako karere. Abayobozi gakondo bibi bitekerezo byombi barasaba inzego z'umutekano kuba maso. Nkuko abayobozi gakondo babivuga, kuba izi ndege zitajya pilote ziri mu kirere hejuru y'utu duce twa Walikale ni uburyo inyeshyamba zishobora gusuzuma agace ziherereyemo kugira ngo zimenye neza niba hari igitero gishobora kugabwa ku birindiro bya FARDC na Wazalendo. Muri make bari kugenda bakoresheje tukabondo ko ntago zo tukabondo ziguteze gusuka ibisasu, nsanga bazikore butasi, bamenye neza ahantu FARDC iri, bamenye neza uburyo FARDC iri kwitegura, ndetse naho bababaza baramutagabye igitero kuri FARDC aho bakubita ibisasu bakaba barahamije cyane cyane FARDC ku buryo bukomeye cyane, byongera imbaraga cyane cyangwa se byongera ubushobozi bwa M23 bwo kumenya amakuru y'ubutasi. Buriya amakuru y'ubutasi ku mirongo y'imbere ku rugamba aba ari ikintu gikomeye cyane, kandi aba ari uburyo bwo gukora igishoboka cyose ngo hangane n'umwanzi, kuko aba afite ibyo uzi neza, aba ari ahantu uzi neza, kandi ushobora kuburizamo ibikorwa ze biteye byagerwaho. Iki kibazo kigaragaza ngo ko umutekano ari muke cyane mu gace ka Kivu Amajyaruguru, urangwa n'imirwano ikomeje hagati y'inyeshyamba za F23 ndetse ingabo za leta ya Congo na Wazalendo. Mu gihe imirwano yabikomeje rero bigakomeza gutera ubwoba bwinshi no kwibaza ngo mbese umutekano muri ako karere uzagaruka bigenze gute. Nyamara rero si by'umutekano gusa biko ubutaka bwa Repubulika ya Congo, ahubwo Congo muri rusange na bamwe mu banyapolitiki atabwa muri ubutegetsi bwa Congo bamaze iminsi bagaragaza ko batishimiye ibyemezo Kinshasa ikomeje gufata, cyane cyane bijyanye n'itegeko nshinga rigomba guhinduka rya Repubulika ya Congo ngo ryemere Tshisekedi Tshilombo kuzongera kuyobora mu izindi manda ziri imbere. Gusa umwuka utari mwiza watumye ibihugu bimwe na bimwe bitangira gutera intambwe kugira ngo bihuze bamwe mu banyapolitiki ba Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo ngo ariko bahosha umwuka mubi ushobora gutera cyangwa se gutuma ubwumvikane bubura, ndetse n'intambara ikaba yakongera imbaraga mu gihe abanyapolitiki bamwe bajya kuruhande rwa M23 birumvikana. Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yahisemo guhuza abanyapolitiki b'Kinshasa n'ubutegetsi bwabo ngo barebe uburyo bakemura aya makuba, bakemura kutumvikana ukomeje kwira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse banakemura ibibazo byose bishobora guterwa n'ibitero bituruka cyangwa se ibitero mu bigo bwa diplomasi bwa politiki, kutumvikana bya politiki. Nkuko bigaruka kuri uyu wa mbere i Bujumbura barakiriye ibiganiro ku miterere ya politiki muri Repubulika ya Congo, ni ibiganiro byateguwe na Evariste Ndayishimiye ku giti cye nkuko byemezwa n'ibiro bye. Perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika akaba n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abagize ishyirahamwe ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya C34 barimo Martin Fayulu, Delice Sanga, Dieudonné Bolengetenge, Jean-Marc Kambudi ndetse na Franklin Chiamala, abo bose berekeje i Bujumbura. Perezida Ndayishimiye kandi araza kwakirwa ari kumwe n'intumwa z'amadini, harimo Musenyeri mukuru Ejiba Yabapia ndetse n'abahagarariye Kiliziya Gatolika na Kiliziya ya Kristo cyangwa se itorero rya Gikristo rya Protestant ECC bo muri Congo, bose bagomba guhurira hamwe. Martin Fayulu nawe aritega ko perezida w'u Burundi ala Felix Tshisekedi uburenganzira bwo guhurika umushinga wo guhindura itegeko nshinga no gukora itegeko rya referendum ngo kugira ngo amahoro n'umutekano bikomeze gusagamba muri Congo, ndetse n'ubworoherane n'ubwumvikane muri politiki bisagambiye muri Kinshasa, ngo kuko nicyo giteye inkeke cyane abanyapolitike. Ubu ngubu aricyo ushobora kumva neza mu gihe Tshisekedi Tshilombo atakiyamamaza maze ishyaka rye rya UDPS gatanga wenda undi mukandida,
umukandida ashobora gutsindwa na Martin Fayulu. Gutsindwa na Martin Fayulu kuwo mukandida byo guhita bindura imiterere y'uko ibintu bimeze ku butaka bwa Kongo. Nimba Kisegeri Chilombo yabati atiyamamaje ayobore mu yindi manda, gusa nubwo benshi bavuga yuko amahirwe menshi ari itegeko nshinga rya Kongo rizahinduka, kuko inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite warangije kubyemeza, kandi none urukiko rw'ikirenga rwo rusigaje rwonye gutera igikumu kuri icyo cyemezo cyo gukora referendum muri Kongo. Ibyo kabiri bishobora neza cyane ko n'ubundi referendum isa naho yarangije gusinwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nibikirava mu biganiro bya Evariste Ndayishimiye n'abatutsi muri Kongo, bibaze mu masaha ari imbere turabimenya. Ngushimire cyane kuri inshuti nziza ubana natwe iminsi yose, ukubwa neza, amahoro.